Uwiteka Imana ashimwe, inshuti za Madrine Mando, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabishimiye. Reka mbasabe ngo mukande subscribe, nukuri musharinge ino video. Musharinge ino video. Ntago wamenya uwo wafasha, ntiwamenya ukeneye kumva ijambo rimwe gusa rikamuhumuriza, wenda hari ukeneye kugira icyo yiga. Sharinga ino video ku bantu bose wumva, kuri Facebook page zawe, kuri WhatsApp groups, aho wayishyira hariho hose. Burya Imana ikora mu buryo butandukanye, message ikagenda abantu bayihererekanya ikagera kuwo igomba kugeraho. Umwuka wera yayiteguriye. So emerera Uwiteka Imana rero nawe emerera Umwuka wera gukoreshe usharinga ino video. Ndashaka kuvuga ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu mu bintu bimwe bibera kuri uyu musozi w'ubupfakazi. Iki ngiki cyo navuga ngo kiri rusange ni irungu. Irungu ni real deal. Irungu uzaryumva wabyemera utabyemera, ubishaka utabishaka. Iyi Imana ivuga ngo umugabo n'umugore bazaba umwe, buriya biraba mu buryo buri spiritual, biraba mu mubiri mugasigara mubona muri babiri ariko burya mu bumwe. Ubimenya cyane, hari ukuntu utabimenya mbere yuko undi muntu ataha, ariko iyo avuye mu mubiri nibwo ubimenya ko mwarumwe. Urabyumva mu buryo bufatika, bisa nkaho uwo muntu yarahagaze muri wowe ndana ahantu uruhande yarahagazemo agasohorokamo akagenda. So ahantu yarahagaze rero hasigara hambaye ubusa. Bifata imbaraga, bifata ubuntu bw'Imana, bisaba igihe kugira ngo hahantu hazuzure. N'ubuntu, n'ukuri n'ubuntu, kugira ngo hazuzure wumve ko huzuye. Ibyo biba kera mbere, warabonye wenda warongeye ugashaka cyangwa ugashakwa. Hari nabo binanira kubijera, akazaguma ku buzima bwe bwose. Ujya ubona umuntu akazarinda asaza yambaye impeta y'umuntu watashye imyaka 20 ishize. So biterwa n'amarangamutima y'umuntu ukuntu umeze, ariko icyo nakubwira cyo nuko urwo ruhande umuntu yarahagazemo ntago rwuzura vuba usibye Uwiteka Imana. So iryo rungu rero mu buryo buri physical rya affecting ibintu byinshi cyane. Rya affecting uburyo amarangamutima yawe ari gutera uwo munsi, bitewe n'urwego uriho, bitewe hari n'ibintu utumva vuba. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 68 umurongo wa 7 haravuga ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Iyi Kinyarwanda ntikurayo neza ayo magambo nk'icyongereza. Icyongereza yivuga ko abantu badafite imiryango, abantu bihebye bari bonyine bafite iryo rungu, Imana ijye bashyira mu mafamiye, ibashyira hagati y'abantu bari bakeneye kugira ngo bumve ko buzuye, bumve ko ari umuryango, bumve ko bafite abo bavugana nabo babitayeho. Rero irungu kuri uyu musozi w'ubupfakazi ni ikintu gikomeye cyane. Habaho igihe umuntu wese mukuru, umunsi iyo urenze wumva ukeneye kwicara ukavugana n'umuntu cyane. Iyo wamenyereye umuntu utaha buri gihe akaza akakubwira amakuru yuko byagenze ku kazi, nawe ukamenya uko byiriwe mu rugo, mwese ni bamwe mwagiye ku kazi, byagenze gutya iwacu, byagenze gutya igihe narindi muri traffic, byagenze gutya, nabonye ibi, ntabaye impanuka, umuntu yagonze runaka. Mufite ibintu byinshi muvugana. Rero uwo muntu yatagihari, nyine wa mwanya mwavuganaga uba usa nk'uwisetinze muri wowe. Iyo icyo gihe kigeze wumva ufite irungu. So ikibazo rero kibaho, impamvu kino kintu wenda nubwo kiba kiri common abantu batakivuga, nuko abantu bakitiranya. Abantu bitiranya companionship na intimacy. Intimacy nyine ni rwa
murabyumva ni urwo ruhande rundi ariko mu by'ukuri ntabwo ari rwo ruba ruri mu mutwe w'umuntu uhagaze ku musozi w'ubupfakazi hari ibintu bimwe utatekereza bitaza vuba kubera yuko ntabwo ariho uhagaze icyo bakeneye ni umuntu uvugisha mugaseka inshuti za zindi rusange inshuti mwajyana gushopinga izo mwakwicara mugasangira baba bakeneye guseka kwisanzura inshuti zidafite izindi nyungu ntabwo nzi niba murimo kunyumva so umuntu akenera umuntu urwaye iryo rungu yavurwa akenera abantu bamuba hafi abantu bo muri ubu bwoko inshuti zisekana nawe mugenda mugasangira ibiryo just spending time together umuntu uguha umwanya we mukicara gusa ari nta byinshi ari nta bindi so abantu rero kubera ko bitiranya ibyo bintu bibiri nabyo bituma kiba ikibazo gikomeye kubera yuko niyo ufite irungu hari igihe utabivuga hari igihe utabwira umuntu ngo numva mfite irungu usibye bakeya wisanzuyeho kubera yuko kubivuga undi muntu abisobanukirwamo ko hari ikindi ukeneye atari icyo wowe urimo kuvuga so ntavuga ngo rero nk'umuntu ubaye kuri uyu musozi ntimukabyitiranye ntimugatekerereza abantu ibitari byo mujye mwumva ibintu uko babivuze so ikintu kinini cyane umuntu uhagaze kuri uyu musozi nuko akenera abantu bavugana nawe buriya gufata telefone ugahamagara uwo muntu hari igihe umukorera umugoroba ukaba umuremeye umugoroba rwose ntabwo ari ibintu byinshi ubundi ni utuntu dutoya mu buzima dukora impact ni utuntu dutoya dufasha ntabwo ari ibintu byinshi cyane bikenewe so si amafaranga akeneye weya ntabwo ari uko afite ikindi kibazo hari abantu benshi bahunga ubuzima bw'umupfakazi kubera ko batekereza ko agiye kubabera ikibazo ko azakena akabasaba buriya ntabwo ari buri muntu wese ngo agire ikibazo cy'amafaranga ikibazo afite ni irungu akeneye uwamuvurira akeneye uwamuvugisha bagaseka that's all so nuhura nawe rero uzamubera inshuti nziza uzamuvura irungu mutega amatwi muvugane muganire museke nta bikomeye uzaba ugize neza Imana izaguha umugisha thank you so much